Hey, hey. Salama salama Banyarwavu mwese hamwe tubasuhuza nasesekaye muri Rubavu. Bitese baretse nk'abanywera icyayi cyabo pepe. Nabo bateye imbere dore ko bagira pfunda ariko mubite icyayi cyiza nuko mutarize ariko mwahinze byinshi muzayibe icyayi ntibanywere izina tepfunda nyago murayizi izina tenyabi yari pfunda kera yumwe ni izina tenyabi. Okay. Okay, mu gutera imbere urareba ugasanga nyine ngewe byahumiye ku mirari aho abantu bandiriye baranyonka dore ko yaba narifite amabere ubu ngubu aba yarabaye amasogisi. Ubu koko umuntu ndabakorera nk'abateza imbere bagatera imbere nta no gusubiza amaso inyuma ngo barebe bati umuntu umubyeyi wabo nangwa se mukuru wabo umuntu uzi ibintu umuntu uzi gukora yabateje imbere gusubiza amaso inyuma ngo ukore iki ukama amata mu nkongoro unzanire kugira ngo umenye ukuntu wabaye umutunzi. Muri icyo gihe rero urareba ko nakoze Cheno nakoze Kanyombya official irimo filime yitwa Buhara ikaba ifitemo n'utundi tuntu include utuntu nk'utundi. Icyo gihe rero ukoze subscribe wawe uneje imbere nibuze niba narakwigishije niba naragufashije ukaba ntacyo utarasubiza amaso inyuma icyo gihe rero uzaba ukoze neza kugira ngo bagenzi banjye bari kunyumva rero hano abari muri Rubavu bo ni abafani banjye ndabizi abitwa Bahasani babwira iki ubu se muko mwaryamye mugasinzira asa n'ubuharara bwawe suriza madamu n'abayi bawe turi kumwe shaho ndakuzi tugiye mu filime Buhara turayikora ku buntu tuzi imico y'abantu uko abantu bateye uko abanyarwanda bamwe na bamwe bateye. Buhara ni ijambo rya Kinyarwanda ruri okay. Urero na uvuye Kigali hakiri kare nzana mugenzi wanjye urareba ko nshaka kugira ngo ninywa kacyayi maze kugira ibyuya nyura muri dushe. Urero nkaba nji hano muri Rubavu kugira ngo nkore assessment ndebaho ibihangano abahanzi aho bageze cyane cyane abahanzi ba filime nyarwanda kuko hari filime twakiniye muri Rubavu irangirika yangiritse n'ukubera iki kubera ko bakoze uburyo batazi nibazi technique tuyikina neza ariko aho yaheze simbazi no kugira ngo nze nkore assessment ndebe ko nasura Rubavu ndabasura abajene nyine urubyiruko ndebe aho bagejeje bambwire nibamara kumbwira bantekereze niba kuntekereza turebe ukuntu twateza Rubavu yacu imbere. Kigali sava abasore baragerageza urubyiruko ruragerageza doreho bamwe na bamwe abitwa hajya bari ari bana abitwa uyu nguyu utuye hari ugeze Kigali ukagira ahantu muri CGM ntuzamuke ku kagari ka Karugira ukajya ugana mu Rutoki ahantu ku ka etage kamwe gutya bamwita babyita gute babyita niba ko nibagiye izina rye nawe ukizobe gakora ibintu byiza koko urareba ko afite iterambere nyine kandi ureba ko ari umwana muto ugasanga bamenya uriya yigeze kumana interview turakora bamenya hateye imbere kandi neza uriya nyine wisunze bamenya wamera neza nyine nawe waba bamenya ukareba uburyo nawe umenya ibintu burya izina n'iryo muntu uriya ntibamenya ariko rero ugiye kubireba ugasanga twishyize hamwe tugirishije urubyiruko mbese dukore amashuri tubigishe nabo bazabe iki bazabe ba filmeka abandi babe nk'abantu nk'uriya musore ntuzari hari nawe ateye imbere urareba nk'uyu mwana ntuza umuririmbyi yitwa nde kandi uzi ko ari underground yitwa Kennedy nawe yagiye kugira Gisenyi nyine uzi ko ari umunyagisenyi wabo ni muri Rubavu nyine nabo tukabigisha hanyuma tugakora iki tukazavutsa urubyiruko nakugira ibihangano bibaya kwe urubyiruko ubu ngubu mba nikubise urushyi nuko gusa ndari umuferere w'umuntu uzaba umujezuite nabo mba nikubise hanyuma
uko bimeze kose nibyo tugomba kubateza imbere. cyane cyane ko igihe igeze mu rugo rw'abandi ntabwo ugomba kwifata ngo ushyire ukore za burakuraze wigire ukuntu ube sendabizi you need to know wigira ibintu, ariko ugomba kwigira umuntu uzi byose, ugafasha abavandimwe, ukajya muri gikoni. uzi ko dushaka kugira ngo tuzajye dukoresha gaze. Hano urareba ko mu gikoni hari gaze. nagerageje kugira ngo nitekere ka cyayi, hari amajyani nk'uko nabibabwiye, nkitekera ka cyayi aho kugira ngo ubwire umudamu w'abandi ngo genda unekere, ubwire mwene wanyu ngo ugende unekere, ntabwo ujye kubwira umuboyi ngo unekere. No, ngomba kwitekera ka cyayi, gashyiramo agasukari nshaka, ko nashyizemo n'uzane Nescafe nabonye bayifite hano. urumva rero ngomba kubyikorera. Ahubwo hakaba n'ingeso zimwe z'abagabo, kubona umugabo yaje mu rugo yigize semajimbiri, ariho basemabinga nabashigika shinyora, ugasanga wigeze karakajya. ugomba kujya mu gikoni ugateka ukamufasha, niko guteza imbere umugore, ugafura n'imyenda bibaye ngombwa, ukoza abana. ntabwo ari uburinganire, ni uguteza imbere ntabwo ari uburinganire gusa, ugomba kumenya bimwe na bimwe ukamuteza imbere. agiye ku kazi ugateka, yaba agiye gucuruza mu isoko ugateka, ukoza abana, ukabasiga amavuta, wese ko wisiga. nicyo kintu rero dushaka kugira ngo dukore development de la femme, akaba ari emancipation de la femme, ni ukuvuga akazamuka nawe, aho kujya aho ngaho ukigira akajya akuborosereze, akoza ibirenge, aguca inzara. ibyo bintu mwe mubiretse, wakatse inzara zawe urarwaye, hari amavunja urwaye, hari amavu urwaye, hari diyabete urwaye, wagaho umugore unirwo rukundo nawe nagira akagura nawe shyira akarenge hano n'umugore nawe mukate inzara. uretse gato urabona ati nuko nsigaye mbona n'abagore batwite, niko kabyara abagabo muzi siporo nyinshi, none izi siporo musigaye mukora zirarenze. noneho hasigaye abagore basigaye batwita ari benshi, ukajya gusanga kubera ko abagabo akazi kamwe na kamwe karafunze. batubwira ati muri corona ntugerageze gutembera ngo ujye mu mago y'abandi, nangwa se ujye mu kabare, dore ko bafunze utubare kubera ko corona, kugira ngo tujye kwishyira hamwe muri rusange, tube benshi mu kabare, tujye na nyine ahantu ho kujya gutembera turahabuze. noneho bakaguma mu rugo, yaguma mu rugo, nta kandi kazi akajya gatera inda. ariko kera kutateraga inda se n'umugabo, none ubonye umwanya wo kugira ngo sauter sur le cheval. Maintenant vous avez le temps de sauter sur le cheval. ariko nibyo, reka mwumve, reka abagabo bumve akazi, inshingano yawe urayanze, none ubonye kora riraje utangiye none gukora. nuko ngomba gukora nyine. inda sinyanze, sinanze utera inda, ariko gerageza urareba ko mwari mwarababujije uburenganzira bwabo bw'urukundo, none muboneho muri kora. ako kantu ni keza. naho sha murafashwe. witwa Neza Jean Pierre yarangije, yaramaze iminsi ni n'inshuti yanjye, tugenda mu mujyi tukabaho ngaho, akaza ananiwe nkajya muri dushe yakoga, ariko umugore yamaze imyaka hafi 7 turi kumwe ntanda, ariko none aratwite agiye kubyara. buriya Jean Pierre n'ubucuti bwanjye nawe ndabivuga, wakoze akantu keza, ariko wowe hari ikintu wimaga umugore wawe. none se ko atwite agiye kubyara, kari kose wakoraga iki? Jean Pierre arambwira ngo ntabwo ceceka ko ari ibanga. none se nukuvuga ko wowe ugomba kuba waragenda gusuka bwera ugendagenda, aho kugira ngo ukore inshingano zawe zo kubana nawe mu rukundo, noneho usigaye warabyerekanye kubera corona ko yagushyize mu rugo, ukora ikindi ukora, noneho urabigaragaza. très bien Jean Pierre, c'est bon. mubaza mwandika, mukore utundi mubaze, mbasubize ukuri kwanjye ndakuzi. biriya rero nuko abantu
une mauvaise conception. Ils ont mal pris les choses. Hein? Ntabwo uriya zina baba bashyizeho ngo ku rubuga bazajya bagukura ni roshero. Ariko noneho babanditsi nabo bagenda baravuga ngo ni rushiha. Ntabwo ari rushiha ni roshero. Roshero niba waririmbye indirimbo yitwa Nakomitunaka. Nakomitunaka muri rwo hanze hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakomitunaka ndibaza. Njya nibaza. Nakomitunaka njya nibaza. Ni kuki bafata izina rya Yesu. Isura ya Yesu. Bakayigira umuzungu, bajya kugira Satani bakamugira umwirabura. Nawe ukajya kubona Imana bayishushanya bagashanya umuzungu. Ntababonye Imana. Ari umuzungu tubona hanze, ari umwirabura tubona hariya, ntabwo wigeze abona Imana. Ariko noneho bagafata Imana bakayishushanya mu muzungu. Bajya kugura Satani bakamuha amahembe, bakamushushanya ari umwirabura. Nka cya gihe marayika Gaburiyeli akandagira cya shetani cyari kirabura kiryamye hasi, cyashingitse ibyinyo n'ibigango bimeze nk'ibya bawusa yake. Bajya ngo ni bawusa yake, ntabwo ari bawusa yangu. Ibigango bimeze nk'iby'impyisi. Ariko usanga marayika ari umuntu ufite akabiri keza. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Ahubwo buguti ni ukubera ko bashaka kuvangura abirabura n'abazungu. Tuvuga kandi turi bamwe. Nta muzungu uva amaraso y'icyayi asa n'icyayi. Nta muzungu uva amaraso asa n'ikawa. Nta muzungu uva amaraso y'icyatsi kibisi. Nta muzungu uva amaraso y'umuhondo. Nta mwirabura uva amaraso y'icyatsi kibisi. Nta mwirabura uva amaraso y'igikoma. Aya mata asa n'amata y'umweru ntabwo bibaho. Ariko ni ukuvuga ko twese ari umwirabura ari umuzungu, twese tuva amaraso y'umutuku. Bivuga ko turi abantu twese bamwe. Usibye n'ibyo ugiye kureba nta muntu uvuga ngo yameze amenyo ameze nk'isuka. Abantu bose amera amenyo amwe anivoire. C'est-à-dire moi je comprends pas. Nta muntu wari yagira ururimi rumeze nk'iki, rumeze nk'umuhini. Okay, nababwira uzi ko hariya rero hari amoko menshi. Nshobora kubabwira nti ururimi rumwe bajya bavuga, ndarwibagiriwe rwa hariya hirya. Ariko nshobora kubabwira nti bote na bino habari zenu, muko salama. Bariya bazi Igiswahili nibuze bakavuga ati Kanyombya arabasuze. Ariko nabo bo kuri Goma harimo inshuti nabo dushobora kuba twarakoreye nabo bamwe barabaye nk'abasaza. Ariko kubera iki sinzi icyabiteye, njye urareba ko kameme nubwo nganani ariko ça marche quand même. Kababwira ni mwabaye iki, ariko nkababwira nibuze bajye kuri channel Kanyombya official. Sinzi niba bazi Icyongereza bakandika Kanyombya official, bagakora subscribe bari video Twitter abone, bakiabona kuri chaîne channel yanjye yitwa Kanyombya official. Asigaye bakareba udutendo ndi Kigali kandi twarabaye. Puna yango na edisi bino bana biso bao tokola kana bango kuna na Goma sika na Botama na edisi bino ngana sina sali nano biloko mingi na sina sali biloko moko molai pe monene na kati ya filme po na kati ya ekolo ya mbuga na biso Rwanda. Si manango na biso bino soki bolingi bosala nano bokoma na ligne ngai na kati ya komedi po kati ya filme bolanda na chaîne Kanyombya official. Kanyombya official sala kaka abonnement po yeba ndenge nini na sala komedi, oyeba ndenge nini po na ndenge bolanda ndenge na sala ka cinéma pe film ngai wana Nzambe abatela bino. Bolingo. Par ailleurs, je voudrais maintenant chanter en lingala, en français, et puis vous allez comprendre, je crois que le français est la langue congolaise, parce que vous savez que vous avez été colonisé par les Belges, hein. Les Belges parlent français. Et puis, je vais partir là encore en lingala, et puis vous allez essayer d'analyser si je suis un Mungala, ou bien si je suis un francophone, ou bien si je suis un anglophone, ou bien si je suis un
portugophone, ou bien je suis sénégalophone, ou bien je suis tanzaniophone, kenyaphone, ou bien burundiphone, ou bien, ok, zambiphone. Ok, on part maintenant. Bolingo, et banda kaya solo, tango tozalaki, bolingo, et banda kaya solo, nandenge nyoso mpe tolingani swaze. Swaze motema nanga mama na komi tuna soki toboyani ya solo. Totika ndenge wana nzabaririmba ubutaha ikinyarwanda nicyo duteje imbere. D'abord je vais chanter bientôt nakwemera bino nzembo tango mususu. Tugiye gusoza ngira ngo abari gukurikire iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, uburyo nageze hano muri Rubavu ari Gisenyi, nabasuzaga mbabwira nti Imana ibahe umugisha, kandi no kuri Goma Imana ihe umugisha bari gukurikirane, nkavuga ni abavandimwe bacu bari Burundi nabo Imana ibahe umugisha, bahozagare ibahe amahoro, nkabwira abatanzania nabo nkabwira Mungu awabariki nyinyi wote, nkabwira abanyakenya nabo Mungu awapatie usalama na awabariki, nkabwira na ariko hari ikindi gihugu nibagira Uganda. Uganda kari katonda yeka Imana yonyine sanze kulaba ntabwo ari katonda ariko ndavuze Muganda wese ahari ndavuze sanyuse kulaba naho ngaho rero dushobora guhagarara tuvuga tuti ngira ngo maze kuzenguruka gatoya hirya no hino, ariko shatse najya no mu bandi nkababwira nk'abahindi nabo nkababwira abahindi sukarice barabara, ariko hari n'abandi nibagiwe abashinwa narababwiye bazabwira ni pole bite ni hao ababwira ni hao. Ok, namwe ndabasuje.